we have been given gifts, especially we young people, we young generations, we have been given gifts. Twahawe impano nyinshi. Si ngombwa kubuzi kuririmba, si ngombwa kubuzi kubwiriza. Ushobora kubuzi gushushanya and you serve God. Ushobora kubuzi kudesigninga, ndavuga kwambara, you know. Ushobora kubuzi gucuranga. Those are all gifts. Zose ni impano, and you can use them for the kingdom of God. Ubwami bw'Imana ntabwo ari kuririmba gusa, so gucuranga gusa, kubwiriza gusa. Oh, the kingdom of God is fun. Kambabwire, it's so fun. Design turayihasanga, fashion irimo. There's so many gifts that we can use to bring. Hari ibyo bahunga, hari n'ibyo barwana nabyo. Hari ibyo bahunga, hari n'ibyo barwana nabyo. Fight what is meant to be fought and run away from what is meant to be run away. Don't fight what you should run away from. Don't. Nobody should. Don't fight what is not meant to be fought. No. Wikwangiza imbaraga zawe. Hunga ibyo ukwiye guhunga, rwana n'ibyo ukwiye kurwana nabyo. Ndabizi ko tukiri abasore tugifite ingufu, ntago ariko buri kimwe cyose dukwiye kurwana nacyo. Oya, hari ibyo duhunga. Hari n'ibyo duhagarara tugafata intwaro tukarwana. Reka tubasuhuze mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, tubasabire umugisha w'Imana, ngira umugisha wo kubana namwe, ni by'agaciro gakomeye. Hanyuma rero sindi njyenyine, ndi kumwe n'umukozi w'Imana yasize iramutoranya kuko ari mufiteho umugambi. Nge ndikuzo Emi, tubana kenshi mu biganiro bitandukanye bya MPUMURIZA TV. Hanyuma rero n'uyu ni umwanya ngiriwe w'umugisha, ndabishimira Imana kuko ni by'agaciro gakomeye. Reka manze gushimira abantu bose babanye natwe mu bihe byatambutse kuri ikoranabuhanga, kuko twatekereje ko ari inzira nziza yo kunyuza mu butumwa bwiza bwa Kristo. Hari benshi baza kuri social media, cyane cyane YouTube, baje kwinezeza nyine ko ari amakomedi n'ibindi bitandukanye, ariko ni by'agaciro gakomeye ko warageze kuri MPUMURIZA TV. Niba warakoze subscribe, Imana iguhe umugisha. Hanyuma niba utarayikora nawe uyikore, kore like, kore share, ni inkunga ikomeye kuri iyi channel, kuko no gusangiza ubutumwa bwiza. Turi kumwe n'umusore bigaragara ko aracyari umusore, ariko ubwiza bw'umusore n'imbaragaze, uwasobanukiwe akamenya ukuri kwabyo nukoresha izo mbaraga mu buryo bwo gukorera Imana, kuko nigeza ko n'umugambi mwiza Imana ifite ku buzima bwe. Umusore ushobora gutera intambwe akavuga ati nangiye kuvuga imirimo y'Imana, nyisangiza abantu, mpumuriza abantu, mbabwira imirimo y'Imana no gukora kwayo. Munyemerere rero tubanze tumusabire umugisha w'Imana n'igikundiro cy'Imana kuri we, n'ubwiza bwayo, kugira ngo haze kubana nayo muri uyu mwanya. Imana ize kumushigikira muri iyi minota mike agiye kuba ari imbere yanyu. Data, turagushimye kuri umubyeyi w'imbabazi, tugushimira ubuntu bwawe no kugira neza kwawe. Uyu ni umurongo wanyujije mu mujakazi wawe, umukobwa wawe, abarihishurirwa viziyo ikomeye. Waruzi neza ko muri uyu mwanya isi yose izabikurikiye aya magambo akomeye ucishije mu musore wateguye nawe ukiri muto, kugira ngo abashe guhumuriza isi, kuko ni iby'ubutwari mu gihe benshi byabananiye bari mu biyobyabwenge, mu gihe benshi byabananiye bari mu isi bari kwinezezwa nayo, kandi ijambo rya rikambwira ngo isi irashyana no kwifuza kwayo bishire bivanweho, kandi ngo abasore b'imigenda bazagenda bacogore, ariko bakwiringiye abakumye bakaguhamya bazakomera. Reka ara nawe ye kuba we abe we kubwawe, kugira ngo umwuka wera w'Imana ushize muri we abashe kumukoresha iby'ubutwari. Hanyuma abantu bose bari kureba iyi video bahabwa umugisha, kuko bafashe uyu mwanya. Umutima wose ugiye kwakira aya magambo bashe gukomezwa nawe, kandi uyu muyoboro ndetse n'uwagize izi nzozi iyerekwa komeze gushigikira umurimo ukomeye muri we, kugira ngo benshi ku isi babashe guhinduka. Urakoze kugize neza, mu izina rya Yesu tubyambaje, amen. Ara turakwakiriye mu izina rya Yesu, wisanga wisanzure, hanyuma utuganize icyo umwuka ashize ku mutima wawe muri uyu mwanya. Amen. Yesu ashimwe cyane.
ndashima Imana kubw'uyu mwanya, for the opportunity Imana impaye kugira ngo mvugane n'urubyiruko, apana urubyiruko rwonyine, n'abakuru, abapapa, abamama, ariko cyane cyane kugira ngo ngane n'urubyiruko. Yesu wacu nahabwa icubahiro aho turi hose. Ndabashuje mu izina rya Yesu. Nitwa Bucyana Alani, mwabanyijijwe maze imyaka irenga 16 naramenye Yesu, narakijijwe, ariko muri byose ndashima Imana cyane ko yagiye inyereka in each and every step of my life. Imana abanye nanjye, kandi biravuga ngo nawe agendanye nayo cyangwa nawe ayikoreye uzakorwa n'isoni. Ntabwo ibyo bishoboka. Ubwo ndacyari muri introduction. Nawe ayikoreye uzakorwa n'isoni na numwe. Kana none ikindi ikomeza gahumuriza abakiranutsi, ikomeza gahumuriza ubwoko bwayo. So uyu munsi rero ndahumuriza buri muntu wese hirya no hino ko icyo urimo kunyura mu cyari cyo cyose, nawe ayikoreye uzakorwa n'isoni, nawe ayikoreye uzikorera amaboko. Oya, God is faithful. Imana yacu niyo kwizerwa, niko birivuga ngo niyo kwizerwa. Yakoze biriya, mbese ibi ngibi byayinanira. So in everything we do, just always remember ko he is faithful, no kwizerwa muri byose, no kwizerwa. Uyu munsi rero tugiye kuganira, dukoresha iminota mikeya, kandi atari mikeya, ishobora kuba mikeya kuri bamwe, ishobora no kuba myinshi cyane no ku bandi, ariko turakoresha iminota itari mike kandi itari myinshi kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi nateguye ijambo rivuga ngo we were called to serve. Twahamagariwe gukora. Twahamagariwe gukora, twe nk'urubyiruko twahamagariwe gukora, twahamagariwe kugira impinduka. Abantu benshi cyane bajyaga bambaza ngo ese birashoboka ko umusore cyangwa umukobwa yakizwa? Igisubizo ni yego, birashoboka cyane. Yewe birashoboka no kurengaho, birashoboka no kurengaho, kuko mbonye abantu benshi cyane bahinduye iyi si ni abasore. Abantu benshi bahinduye iyi si ni urubyiruko, nibo bantu baba bagifite ingufu, nibo bantu baba bashaka gukora, they can change. Kandi n'abantu benshi cyane bangije iyi si yacu urubyiruko rurimo. So urubyiruko hari imbaraga tugira zishobora gusenya cyangwa zikubaka. Muri twebwe harimo imbaraga kabisa. Izo mbaraga rero the devil wants and God wants your energy. Arashaka izo mbaraga zawe kuzikoresha. Uyu munsi rero amahitamo na yawe. Amahitamo nawe kugira ngo umenye ikizi imbaraga ngiye kuzikoresha. You can choose kuzikoresha ibibi, choose no gukoresha ibyiza. Byose biri maboko yacu. Ariko uyu munsi topic nahisemo ni we were called to serve. Twahamagariwe gukora. Umuntu akivuka biravuga ngo nabashize inzira ebyiri ngo muhitemo. Bashize inzira y'ubugingo, bashize n'inzira yo kurimbuka. It's up to us to choose either to go kurimbuka cyangwa kubaho. The choice is in our hands. Ariko noneho ndashaka kuvugana n'urubyiruko sasa. Twebwe inzira noneho iracyari ngari no kurenzaho. Inzira iracyari nini. We have a choice uyu munsi wa none. Uyu munsi wa none ufite choice. Nkuko nanjye nyifite, nkuko ndayifite. I want to talk about urubyiruko. Twihuse cyane tujye muri Petero wa mbere iki cyaho cya 4 umurongo wa 10 kugera kuri 11. Muraza kunyemera ndakoresha Bible y'Icyongereza. First Peter, Petero wa mbere cyaho cya 4 umurongo wa 10. Dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful servants of God's grace in its various forms. If anyone speaks, they should do so as one who speaks the very words of God. If anyone serves, they should do so with the strength
God provides, so that in all things God may be praised through Jesus Christ. To him be the glory and the power forever and ever. Amen. In cumi haravuga ngo, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. Ngo, twese, each of you should use whatever gift you've received to serve others. Twese twahawe impano. We are all given the gifts to serve. Serving, gukorera Imana bizana na, it comes with a responsibility. Bizana na responsibility runaka. And those responsibilities, God gives you gifts that are going to help you in those responsibilities. Imana aza kugwa impano kugira ngo igufashe in those responsibilities. Twebwe mu rubyiruko rero, God has given us so many gifts. Imana duhaye impano nyinshi. Kenshi na kenshi usanga umuntu umwe agira impano zirenga eshatu. Ugasanga undi afite imwe, ugasanga undi afite ebyiri. Ariko each and everyone has been given a gift. Each and everyone has been given a gift. Kadushire ku ruhande byo gukizwa, kadushire ku ruhande gukizwa no kumenya Imana. You have a gift. Let me give you an example. Kangu urugero, umwigeze kumbaza yambaza pastor nge na mano ngira. Nge na gift ngira. Ambwira, oh, okay. What do you think gifts are? Namaza urumva gift ari iki? Ambwira nge mba numva atari ukuririmba, kubwiriza, atari kubwiriza, gucuranga, you know, ama gifts ziri basic. Those are gifts that everybody doesn't need to have to be called a gift. You get what I mean? Nshobora kugira gift yo kuririmba, undi nagira gift yo kuririmba. She was a very good designer. Yarazi gushushanya. She was a good designer. She was a good artist. Yarafite so many things in her that she never knew that is a gift that can be used to the kingdom of God. Iyo ni impano ushobora gukoresha kwagura ubwami bw'Imana. We have been given gifts, especially we young people, we young generations. We have been given gifts. Twahawe impano nyinshi. Si ngombwa kuba uzi kuririmba, si ngombwa kuba uzi kubwiriza. Ushobora kuba uzi gushushanya and you serve God. Ushobora kuba uzi kudesigninga, ndavuga kwambara, you know, ushobora kuba uzi gucuranga. Those are all gifts. Zose ni impano, and you can use them for the kingdom of God. Ubwami bw'Imana ntabwo ari ukuririmba gusa, so gucuranga gusa, kubwiriza gusa. Oh, the kingdom of God is fun. Kambabwire, it's so fun. Design turayihasanga, fashion irimo. There's so many gifts that we can use to bring people cyangwa ubwoko bw'Imana ku Mana. Are you getting what I mean? Undi mwana arambaza, yari umuhungu, arambaza ambwira ati, pastor, sinzi kuririmba, sinzi kubwiriza, shaka guhaga imbere abantu ngo mbwirize. Ikirengeje kuri ibyo ngibyo noneho, nta nubwo no gucuranga nabyo mbizi. Ndamwira, okay, what do you know? Arambwira ati, cyonze cyo ngewe gukina umupira kabisa ndabishoboye, siporo ndabishoboye. Reka mbatangarize ikintu gitangaje. In sports, so many people have saved, so many people have given their lives to God in sports. Twajyaga dukora akantu ko ikipe runaka, tugafata ikipe A na B, tugakina umupira, tukamara gukina umupira, aho ngaho tukavuga ubutumwa sasa. Aho ngaho tukavuga ubutumwa. Hallelujah. So in every talent you have, you can serve God. And I'm telling you this, each and every one of you has been given a talent. Mwese mwahawe impano. Nimukoreshe izo mpano kuzana benshi kuri Kristo. Impano twahawe, this is something to note, gifts we've been given, ntabwo ari zo kwicarana nazo. Oya. Ntabwo ari zo gukora kugira ngo zitwungure twebwe. No. Ntabwo ari zo gukora kugira ngo we get famous. This is to serve. Izi impano ni kugira ngo zagure ubwami bw'Imana. We have been given these gifts so that they serve. Gifts to serve. Ikindi kintu noneho twarazihawe kugira ngo zigire umumaro kuri ba bandi bataramenya Kristo. Akantu kangasubiremo. You've been given gifts so that they are important for those that haven't known God. Abo ngabo bataramenya Imana. Izo mpano nico waziherewe.
kugira ngo uzikoreshe uzane benshi kuri Kristo. Dusubiremo this verse 10. Each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards or as faithful servants of God's grace in its various forms. Each of you should use whatever gift you have received to serve others, kugira ngo userving abandi. That's what those gifts were given to you for, kugira ngo you serve others. It's not your gift to serve you. No. It's to serve others. Hallelujah. Izo mpano wazihawe kugira ngo you serve them. Ubazane ku bwami bw'Imana. You sing for the glory of God. You sing kugira ngo bariya they come to God. Babohoki cyangwa bacizwe. They are used not for your own good. Ntabwo twahawe Imana kugira ngo turimbe so that people get impressed. Oh, Alan has a good voice. Oh, Alan has kubwiriza. No. It's used to serve those that God has put in front of you. Niba uzi kwigisha, do it to serve them. Do it kugira ngo the glory of God should be seen in your gifts, not your talent to be seen. No. The glory of God should be seen in your gifts. Mu mpano zawe ufite, let God be glorified in it. So each and every time you serve, each and every time you use your gifts, after then ask yourself, has the people of God been served? Ese ubwoko bw'Imana bwafashijwe? Kera twajyaga tuva kuririmba, amara kuririmba twaje muri korari, munyemere mbivuge gutya, muri korari waririmbye neza wemeje mwandi magambo, and then wasohoka hanze katubaza nk'umwana kwa nubwo se umvishe narimbye gutya mva tena yawe ndayemera ati none ntago bizindirimbye soprano noneho ndarenze muri soprano ntabwo mbaho, and you are singing for the people of God, but you're taking all the praises. Uratwara amashimwe yose yabaye yawe. Why? Because the gift you have been given nabwo umumaro wayo. Nico gituma biragatsindwa ko you go to serve God before you have taken time mu masengesho. Take time, pray, and use the gift that God has given you to serve Him. Use the gift God has given you to serve Him. Let me change a little bit. Let me go to abantu bataramenya Yesu. Ndabakari ko mbivuga. Impano wahawe, reka mbivuge mu buryo bwo kuvuga cyangwa kwigisha. Impano twahawe, iyo bazikoresheje cyangwa tuzikoresheje twe tutaramenya umwami n'umukiza, iyo tuzikoresheje umva, you make sure ngo you've used it to the fullest. Akamba urugero, hari indirimbo cyane njyaga nkunda kuririmba, cyane njyaga nkunda kwigana umuhanzi bitaga radio kwishuri bajyaga banyita radio w'umugande wapfuye. Na making sure ko nibiryo yaryaga nibyo naryaga, nari nzi ibiryo yakundaga kurya nibyo naryaga, udusalade tumeze ukuntu, ari nta kintu nshaka kugira ngo I sing perfectly, ndirimbe perfectly nko radio aririmba. Urumva ingufu byanuraga kugira ngo just ndirimbe nka radio, and trust me, I used to do it. Ngajyaga ndirimba nawe kabisa nkahogoza abana bose bakavuga ati vraiment radio aranga, but it took me energy, byanuraga imbaraga. One, radio hari iminsi yaryaga n'iminsi ataryaga, iyo minsi ataryaga ntabwo naryaga, iminsi yaryaga nagombaga kurya just kugira ngo ninsorijwe neza n'ubike nka radio. That's how much someone is willing gushiramo imbaraga kugira ngo gusa ase nk'undi muntu, kugira ngo gusa impressing abandi. How much more in the kingdom of God? We need to do the same thing in the kingdom of God. No, especially twebwe twakijijwe, twebwe urubyiruko tugifite ingufu. The Bible says ngo mugere mu kirenge ngo do as I have done. Do as I've done. Paul ngira bisuramo neza aravuga ngo mugere mu kirenge mu cyanjye nkuko nanjye ngera mu cya Kristo. Nkuko nanjye, oh, Christ has been a very perfect example for us. Reba igihe yatangiye gukorera, reba igihe yatangiye gusavinga akiri mutoya. Get it? Akiri mutoya gifite ingufu. Kamba urundi rugero, njye nateresa abakobwa benshi
ko nabyuka njya gukizwa, I had more than 11 girlfriends. I had so many of them. Ifite benshi kabisa. Najyaga ndyama saa 12 zibucya. Weekend amasa nameze nk'umuntu ufite akazi. Weekend nibwo naruhukaga pe. Kwa gatandatu ku cyumweru nagombaga kuruhuka ko kana akazi. Uzgwera kwa mbere uvugisha umukobwa umwe 3 4 5 6. It's work. I had to put in my money, airtime, I had to kubesha. It's an investment. It's an investment kabisa. But I'm telling you, nakoreshaga imbaraga zanjye zose kandi abakobwa bose nari mbazi mu mazina. Uretse ko najyaga nyine mbavanga umwe gasanga mwese Ange ariko ngamukubita siyasa mbwa ati umva yo my angel boss, yo my angel. Kumbe Ange no tuvuye kuvugana bamwita Sandro, ngavuga Sandro akambaza tunyisa Ange atoya yo my angel bite byawe. You know? Nizo mvuga. You get when I say like that mwe murabyumva kundusha. You know? But I had to put in work. I had to put in work to maintain that. Hallelujah. That's the same thing I'm calling out for you. Dufite imbaraga zo gukora. Let's not waste our energy in things that are immoral, things that are not worthy. Ibintu bidafite shinge na rugero kwa uko mbivuga, something that doesn't have a beginning and doesn't have an end. It's just there. No. Or you drain yourself in alcohol. Tomorrow you wake up, you're hangover. Umutwe na guturika. Why? Inike munuza mu gicuma cya Yesu rebe. Ukuvamo uvamo usa neza kuruta uko winjiyemo. Ariko iyo ugiye mu kabari uvamo usa nabi kuruta uko winjiye mu kabari. Ndabeshe, you know that better. Iyo winjiye muri fornication, iyo winjiye mu bintu byinshi uvamo usa nabi kuruta uko winjiyemo. But when you enter into God, harimo amahoro, harimo, there's so many things, there's so many things that you live there and go out as a pure person. Nyeme ndi muragana ku musozo. Ye gusoma ikindi cyanditswe kiri muri 1 Timothy 4:12. 1 Timothy 4:12. 4:12. Dusome mu izina rya Yesu. Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity. I love this verse. Don't let anyone look down on you because you are young. Don't let them, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and purity. Don't let anybody look down on you. Letting someone look down on you. Don't let them undermine you. Don't let anyone speak something that is unworthy of you. Nukemerere umuntu wari wese to call you names, to call you whatever they want to call you. Don't let anyone say whatever they want to say to you. Don't let anybody speak whatever they have in their heart, in their mind onto you. No, don't let them do that. Because you are young, no, don't let them do that. Ikindi kintu that we should know, iyo wamaze gusobanukirwa who you are, it helps you kuko nuriya nawe asobanukirwa icyo uri cyo. Amagambo yose y'ubupfapfa nagapfa kuyakubwira. Reka mbaho urugero. Nari mfite assistant wanjye kera nyiri muri lycée yitwaga ndimana yanjye buta Justin. Exactly. Abana batinya guriya mukobwa sindabibonamo. Ijambo ryari ryo ryose ntabwo apfaga kuri mubwira uko yiboneye. Twaranganaga 18, 19. We were all age mates. But not every stupid word washakaga kuvuga washoboraga kuri mubwira. No. Ntabwo bishoboka. Hari n'urundi rugero ushobora kubahereza namwe muzi. You people know. Hari umuntu mungana, but you cannot tell them whatever you want to tell them. You cannot kumutu kuko wiboneye wagicucuwe. No, you cannot do that. Do you know why? She or he did not let nawigeze yemera buri wese nawigeze yemerera ko such words come from you kuri we. Not because arabikubwiye. No. Ntabwo yabikubwiye, but he kept himself pure and faithful.
hari uburyo you conduct yourself and people respect you. Hari uburyo witwara and people respect you. I've seen elder people respect young people more than they respect their elders. I've seen that. Not because they're bazi kuvuga cyangwa iki, no, because they chose the right ways. Bavuze, no, I am not going to allow anybody to just disrespect me anyhow. Not because I've done something, but the way I nitwara, uko nitwara, ubundi we, how I believe and how I conduct myself, the principles of God in me. Arakomeza aravuga ngo, don't let anyone look down on you because you are young. No, but set an example for the believers in speech. Oh, set an example in believers. Set an example. Put there an example. Be an example. Like in speech, in what you talk. Let it be pure. Let it be pure in speech, in conduct. In conduct. Yekwa urugero rworoshye. Kera hari umuntu, she was my friend. No, sorry, he was my friend. Yitwaga Brian. Brian yakuze ari umukubaganyi nkatwe twese, yirira utwana nkatwe twese, you know. Brian yananze gukizwa. Ikintu cya mbere I noticed about Brian was akimara gukizwa, akimara guhinduka, ndakubwiza ukuri, papa we yajyaga ajya kumuvugisha, ni ukuri ukabona papa we agize ubwoba kuruta ukibaza se uyu mugabo n'ubyara uyu mugabo akakana, the respect, because he knows the way uyu mwana yitwara, his conducts, amagambo avuga. So papa we yameasuringaga ibintu agiye kumubwira, avuga ati uyu muhungu rero ushaka kumubwira ABCD, ugasanga you know the way we speak, the way we conduct ourselves, ndakubwiza ukuri, nobody is gonna undermine you. Nobody, na numwe ushobora kuguca amazi kandi uko mbivuga kubera uko witwara, because of who you were in the society. I'm telling you, this is even funny. Your family, your elders will respect you. Ijambo rizakuva mu kanwa ryose bazaritega amatwi baryumve. Why? Because they know exactly ko nta jambo ry'ubugo riri kuva mu kanwa. You are a total different person. In conduct, in love, in faith, and in purity. Imana akitugiriye neza. I pray that this word sinks in you cyane, muryumve. We're called to serve. Ndashaka gusoma icyanditswe cya nyuma kiri muri 2 Timothy 2:22. Kivuga ngo, now flee from youthful ijambo mutandukane, youthful lust, and pursue righteousness, faith, love, and peace with those who call on the Lord from pure heart. Oh my God. 2 Timothy 2:22. Let me read it here. 2 Timothy 2:22. Sorry, naza kunyanganira ugatoya. Flee the evil desires of your youth and pursue righteousness. Flee. Changa hunga. Hari ibyo bahunga, hari n'ibyo barwana nabyo. Hari ibyo bahunga, hari n'ibyo barwana nabyo. Fight what is meant to be fought and run away from what is meant to be run away. Don't fight what you should run away from. Don't. Nobody should. Don't fight what is not meant to be fought. No. Wikwangiza imbaraga zawe. Hunga ibyo ukwiye guhunga, rwana n'ibyo ukwiye kurwana nabyo. Ndabizi ko tukiri abasore tugifite ingufu, ntago ariko buri kimwe cyose dukwiye kurwana nacyo. Oya, hari ibyo duhunga, hari n'ibyo duhagarara tugafata intwaro tukarwana. Hallelujah. Ndashima Imana rero ko I've used this time, this opportunity kugira ngo tuganire ku by'Imana, tuganire ku ijambo ry'Imana. I'm concluding mbabwira ngo you've been given talents, you've been given weapons. Use them for the glory of God. Use them to serve others. Use them to serve others. Ikindi, fight what is meant to be fought and flee. Changa, go away from what is meant to be
ran away or something. Go kabisa, hunga. Hari ibyo dukwiye kurwana nabyo, hari nabyo dukwiye guhunga. And icyanyuma, God, Imana yacu iracyari ku ntebe. Mureka dusenge. Mwami, ndagushimiye kubw'ubuntu bwawe, ndagushimiye kubw'imbabazi zawe. Father, I thank you for the opportunity that you've given me. The Bible says ngo uko mugize amahirwe, uko mubonye, uko muvuga muganira iby'Imana, mutyazanye, help each other grow, and nk'uko ibyuma bibiri bityazanya mwami aba ariko tubikora. Father, thank you for this opportunity you've given us to share the word of God, to share your word, Father. I pray that this word sinks deeper mu buzima bwabo. Reka bakumenye, reka bagusobanukirwe mwami. Reka mwami nyagasani, twebwe tugifite imbaraga mwami z'abasore, twebwe tugifite imbaraga mwami, reka tuzane benshi kuri Kristo. Papa, we are going to build the kingdom of God, Father. We are meant to do that. We are meant to serve my heavenly God. Ndagushimiye kandi ikiruta ibindi byose mwami, sabiye umugisha buri muntu wese mukunzi mwiza warebye ino video, watwaye time ye akumva ijambo ryawe mukunzi mwiza. Ugirire neza, uhaze kwifuza kwe. Icyubahiro n'ikibi cyawe none n'iteka ryose mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.